bavandimwe Kristo Yesu akuzwe. Nkuko natangiye mbivuga, duhetuye igihe cya Pasika n'amasomo matagatifu aragaruka kuri iyo ngingo. Kubera iki? Kubera ko ibitabo bibiri byaduherekeje muri iki gihe cya Pasika nabyo uyu munsi turasoma indunduro yabyo. Igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, somo rya mbere ryatubwiye uburyo kirangira, ndetse n'ivanjiri ya Yohana yaduherekeje muri iki gihe cya Pasika nayo dusomye igice cya nyuma cyayo, umutwe wa 21 umurongo wa 20 kugera ku wa 25. Inyigisho zirimo n'izihe. Iya mbere nuko no mu byago kwamamaza ingoma y'Imana biba bigishoboka. Mwabyumvise mu isomo rya mbere. Pawulo intumwa ageze i Roma, ntabwo agiye gutembera, agiye ari imbohe. Nubwo ari imbohe ifungishijwe ijisho, ntabwo bamuroshye mu buroko ngo abe ari kumwe n'abandi nk'uko byagiye bimugendekera mu yindi mijyi yo mu Bugereki no muri Turukiya nk'uko twabyumvise mu minsi yatambutse. Oya, ahubwo bamwemereye kuba mu nzu ye wenyine, ariko nyine ategereje kwiregura. Arazira ukwemera kwe, niyo mpamvu imujyanye. Ubusanzwe icyorohera abantu ni uko ikintu kibi kikugezeho, akenshi na kenshi kiri kimwe abantu bamwe bibagirwa ni Imana. Ni ugushyira ku ruhande iby'Imana bakabanza bakiyitaho. Ariko Pawulo ntabwo ariko yabigenje, ahubwo akigera i Roma nk'imfungwa yakoze iki? Yahamagaje abayahudi bene wabo, arababwira ati dore impamvu uje aha ngaha. Nyuma kuyibasobanurira, atangira kubigisha iby'ingoma y'Imana ngo kuva mu gitondo kugera nimugoroba, bishushanyije ko atarambiwe. Abasobanurira ko Kristo ari umukiza, akomeza gukora icyiza no mu bihe bitamworoheye. Ese bavandimwe, twebwe iyo duhuye n'ikibazo mu buzima bwacu bigenda bite? Hari abantu usanga bakubitana n'ikibazo, ikintu cya mbere bareka ni ukujya mu misa. Icya kabiri ni ukutitabira amakoraniro y'abasenga. Niba bari ingabo za Mariya muri Region Mariya, bakaba baraguye. Bari abakarismatike se, bakazakenera kujya kubyuzwa. Baba ari abanyamutima, bikagenda uko nguko. Baba nta n'imiryango barimo, cyangwa se ari abakristo mu muryango remezo gusa, bahora n'ikibazo bakagwa. Ubuzima bwa Pawulo rero ni urugero rw'ubukristo. No mu bihe bitoroshye, ahubwo nicyo gihe cyo gukaza umurego, kugira ngo wereke abantu ko wamenye Imana, ko Imana wakurikiye utabikurikiye mu bihe byiza gusa, udakunda Imana mu bihe byiza gusa. Utari nka Petero. Petero nawe yari yakunze Yezu, ariko ibihe by'amage bigeze atereka da yikorera make karenge. Twe rero ntabwo dukwiye kuba nka Petero muri rya joro ry'akaga ry'amage rya Yezu Kristo, ubwo yari ari budupfire bw'intumwa zose zamuvuyeho kubera ko ibyago byari bibagwiririye. Oya, ahubwo dukwiye kugumya kwizirika ku kiri cyiza no mu bihe by'ibyago n'amage. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri, turabyumva mu ivanjiri uko yanditswe na Yohana. Ivanjiri ya Yohana iratubwira ko ngo Yezu yavuze ati niba nshaka ko agumya kubaho kugeza igihe nzagarukira, bigutwaye iki? Iki gisobanura nuko mu ntumwa za Yezu uko zari 12 na Matiyasi waje gusimbura Yuda, bose bishwe ari abahowe Imana, keretse umwe muri bo ari we Yohana. N'ikimenyimenyi nuko iyo twizihiza umunsi mukuru w'izo ntumwa,
izindi zose uko 11 twambara imyenda y'umutuku kuko nyine tuzirikana ko ari abahowe Imana. Ariko Yohani we twambara umwenda w'umweru kuko mu kiliziya bene abo batagatifu babita abakonfeseri, abantu bahamije ukwemera kugera ku ndunduro, icyakora ntibapfa, ari abahowe Imana. Yohani nawe rero nyine Imana yamuhaye ubuzima burebure, abumaze iki? Akomeza guhamya Imana kugera ku ndunduro. Ni ukuvuga ngo icyiza twatangiye mu buto bwacu dufatiye kugero rwa Yohani ni ukukizirikaho kugera ku ndunduro, kuko hari igihe umugani ubona umuntu mu buto bwe yarakundaga Imana ariko igihe kikagera akaza kuyegukaho akigira mu bindi. Oya, Yohani aratwereka ko nabi Imana yahaye kuramba ibasaba kuramba mu cyiza, kuramba bayamamaza aho bari nabo, kimwe na Pawulo. Uyu munsi rero turazirikana ko nyine inzira iyo yose wacamo dukwiye guhora turi abahamya b'Imana, mu byiza no mu bibi, mu byago no mu byishimo. Yohani wenda ntiyagize ayo mage n'amakuba yo guhorwa Imana cyangwa yo kugira akaga nk'ako Pawulo yagize, ariko icyo ahuriyeho na Pawulo ni uko bombi mu buzima bwabo bose bakomeje guhamya Imana. Turaye rero turi buhabwe, turi bwizihize umunsi mukuru wa Pentekosti, umunsi twibukaho Roho Mutagatifu aza mu mitima y'intumwa agakomeza intumwa mu kwemera zikaba abahamya b'Imana. Niyo mpamvu kiliziya uno munsi yaduteguriye amasomo adufasha kuzirikana kuri abo bahamya b'Imana: Pawulo wahamije Imana mu bihe by'amage, na Yohani wahamije Imana kugera ku ndunduro. Nubwo we ataciye mu bihe by'amage, ariko n'ubuzima busanzwe turimo dukwiye iteka guhora turi abahamya b'Imana. Ikindi kintu umuntu yarangirizaho ni uyu murongo wa nyuma w'ivanjiri uko yanditswe na Yohani. Ati hari n'ibindi bintu byinshi Yesu yakoze, babyanditse bakabirondora byose, ngira ngo ibitabo byakwandikwamo ntibyakwirwa ku isi yose. Umugani: umuntu wabayeho imyaka 33 agira neza haciye hose, wanditse ibyo yakoze byakwirwa hehe? Icyambere kibitubwira ni uko tudakwiye kubara ibikorwa byiza dukora ngo tuvuge ngo uyu munsi nakoze ibikorwa 2 ngo reka mbe mfasha akanya nduhuke. Reka da, nta kuruhuka, ni ugukora neza nyine natwe ku buryo igihe twigendeye abaza bakavuga ibyo twakoze bwakwira bugake, batabona aho babikwiza. Ikindi ni uko ivanjiri ijambo ry'Imana riturondera iby'ubuzima bwa Yesu, batubwira ibyo ngibyo n'iby'ingenzi baduhitiyemo. Bivuze ko ubwenge bwacu bugomba guhora bufungukiye kwakira ibindi Roho Mutagatifu yatubwiriza bitanditse mu mavanjiri. Muzirikane ko Yesu yavuze ati Roho Mutagatifu naza azabibutsa ibyo nababwiye, anababwire, anabahe izindi nyigisho. Ni ukuvuga ngo Roho Mutagatifu dutuyemo atumarira iki? Atwibutsa ibyo Yesu Kristo yatwigishije, ariko kandi akanamurikira ubwenge bwacu kugira ngo ibitaranditswe tubashe kubigeraho n'ubu ngubu mu buzima busanzwe turimo, tumurikiwe nande? Tumurikiwe n'urumuri rwa Roho Mutagatifu. Bavandimwe rero, Roho Mutagatifu tuzahabwa ejo naze adufashe kuba abahamya b'Imana igihe n'imburagihe, aze adufashe kuba abahamya b'Imana mu byiza nka Yohani, aze adufashe kuba abahamya b'Imana mu bituguye nka Pawulo. Twoye gucogora, duhorane umurego n'umwete mu by'Imana. Nyagasani Yezu nabane namwe.